Yesu nashimwe kandi ashimwe cyane. Inshuti bavandimwe mudukurikiye aka kanya, nkuko bisanzwe amazina ni Musabyimana Jean Marie Vianney. Ndaganira nande? Nanjye muganira ni Habiyaremye Jean Claude. Tugiye kuvuga ku kiganiro cyabaye muri Amerika, mwabonye muri Los Angeles hari gusha, kugira ngo turebe uko twabivugaho, namwe mutange ibitekerezo mu makomantere yanyu kugira mutubwire uko namwe mwabibonye. Ni ukuri rero, mbere yuko twatangira ikiganiro, n'ubundi dutinya Imana kandi turayikunda, tugomba kubanza twayirageza kugira ngo ibane natwe muri kiganiro. Siko kuri? Kuri kandi ni byambere. Amina. Reka tuyitumire rero, namwe muzakireba kugira ngo muzabone ukuboko kw'Imana. Shimwa Mwami Yesu, wowe warinze abagaragu bawe, tukaba twongeye kuganira ku byawe. Ibyawe ni bigari, ibyawe ni birebire. Nibyo koko ni wowe wivugiye ngo ntawakubanjirije nta n'uzaguheruka. Uri Imana, uri Alufa ndetse ukaba na Omega. Reka raka kanya tuganire ku byawe kandi bizafashe abantu benshi. Tuganire ku bakuvuga nabi, tuganire ku bakuvuga neza. Ni ingaruka z'ahantu habiri. Bana natwe rero twe kubera ko tukuvuga neza, uhaze ibiganiro byacu, kandi n'uzabona iki kiganiro azagira ibyo yunguka, azagira aho hava n'ahagera. Ngaro Mesiya muzima twagutumiraga, dore ko ngo dushobozwa byose nawe Kristo uduha imbaraga. Ngano ngwino ubane natwe, niko tubigusabye, ni mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. None muvandimwe, ni byiza, twari turi kuganira, twari tuvuze ngo tugiye kuganira ku bihano cyangwa se ibibazo abantu bo muri Amerika baheruka guhura nabyo. Ndakeka warabibonye. Ese iriya nguru koko yaragushimishije cyangwa se wayibonye ute, wayifashe ute? Iriya nguru ntabwo ngo yashimisha abantu ku ruhande rumwe, ariko ni ukuvuga ngo hari n'igihe ibaho kubera impamvu. Buriya turibuka ko hari igitaramo kigeze kuba batuka Imana, ariko ka video mu kanya turabereka kagace, ngo muraza kukareba namwe murebe ko ibyo bintu byari bikwiye. God, creator of the universe, zero mentions. Imana umuremyi w'isi, Imana nyiri ibintu byose, zero mentions. Nyine yabivuga nyine bose bagahita baseka ati yavuzwe zero, ntiyigeze igira umwanya hano mu birori byacu, abantu bose bakabiseka. Mu yandi magambo ni ukwerekana yuko Imana nta mwanya ifite. Kandi mu Bagalatiya iravuga ngo ntimuyobe, kuko Imana ntinegurizwa izuru, ibyo biba nibyo uzasarura. Yagarutse yambaye ingofero ya papa, abantu barabyamagana, barabati no ati warenge. Ku ruhande rwacu twebwe twategereza tukamenya impamvu, tukamenya ukuri kw'ibyabaye, niba y'ibihano, kuko umuntu nibahanwe aba agomba guhanira ikosa yakoze. Ntabwo Imana ibona zero mu buzima bwayo, uko niko ngewe mbyumva. Ngewe rero narabibonye muvandimwe, uko wari ubivuze, ngira ubwoba. Ni amavideo twabonye, ariko byumvikane ko iyo umuntu atutse umwuka w'Imana, Imana birayibabaza cyane kabisa. Ni nabyo twatangiye twiragiza Imana twe, kubera ko n'ubundi tubaho kuberayo. Yego niko bimeze, tubayeho kuberayo, n'abayituka ntabwo twabemerera. Nge rero nakwibaza ngo ese nibiri Imana yavuze kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, ko utuka umwuka w'Imana azahura n'ibyago cyangwa se agahura n'ishyano? Ese ho niko ubibona? Ntabwo ari biriya. Yego, ubwo biriya ni ikimenyetso cy'Imana yaberekaga ko ubwo butunzi bishingikirije bwatumye bita Imana ko nta mwanya babona mu byabo, kwari zero. Yaberetse ko iyo mitungo yabo kwari zero, kandi ko y'ibyo bazakora byose ari zero. N'ababikuye ikuzimu bavuga bafite izo mana zabo zibibahereza, baruhiye ubusa. Ahubwo hagomba gukurikizwa itegeko ry'Imana, bakayubaha gusumba ibindi byo bubaha.
kuko ntabwo satani waboshwe yajya kubosha ngo bagende babyita imana zeru kandi ayitabikinisha. Njyewe ngimara kubona umuriro nasomye Bibiliya imbwira mu itangiriro ibice 19 umurongo wa 24 haranditswe ngo maze Uwiteka gusha kuri Sodomo n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. Buriya nawe uhamya ko ntabwo ari wo muriro Imana yavuze cyangwa hari uwundi muriro uzaza? Hari undi muriro uzaza kuri bo, ahubwo kuriya ni ukubateguza no kubereka ko ibyo byose bishoboka, ko biriya yaberetse ko babisoma mu Bibiliya gusa ndibabyemere, ahubwo yaberetse ko bishoboka ibasogongeza aho gakeya. Noneho buriya mugani w'umunyarwanda niwe waciye umugani ngo iriya ni imirabyo inguba ziri inyuma. Rero muvandimwe, njyewe ng'umugabo witwa umunyamasengesho nubaha Imana kuko ntabwo ndageraho gutuka Imana. Mu bushobozi buke mfite nzi ko byose ari Imana yabimpaye, uko mbayeho, uko mbyutse, uko ngenda. Nawe siko ubibona? Nanjye niko mbibona kabisa, kuko burya niyo uryamye ntabwo buze yuri, ariko ubona Nyagasani yakuramukije. Urapingiye akuramukije gute? Ikiganiro uko nacyumvise, numvise hari ibyo bashyize imbere, bafata n'ibya kabiri, bafata n'ibya gatatu. Bavuga ko ari byo bya mbere, ibya kabiri, ibya gatatu, Imana yo bayiburira umwanya. Njyewe iyo mbonye biriya umuntu utinyuka akavuga ngo yaburiye umwanya Imana aho yayitereka, njye ndekereza ko ahari n'igihe kigeze ko ibyahanuwe bitangiye kugera, buriya kuva twatangiye kubona aho dukeye. Ibyahanuwe byatangiye gusohora, kuko biriya ni ibimenyetso rwose. Niba muri birahanditse ngo bazaba batuka Imana, bikunda bakunda imbiya n'imitungo yabo, ntabwo bagikunda Imana, ubwo bakunda ibyo bafite n'ibyo bishingikirije, n'izo mana zabo bakorera zidafite umumaro, zo kubashuka gusa kugira ngo bazarimbukane nabo. Ubwo rero ahubwo kubaho batazi ibyo ngibyo numva ari ubuyobe cyane. Rero numvise mu kiganiro nubwo bagisemuraga, ndakeka wowe undusha amashuri warabyize, numvise bavuga ko uko bariho ahari menya aribo biremye, kuko numvise amakuru ko nahariya bari hafi yaho ariho hari icyicaro cya Eliminata, cyangwa se abantu batemera Imana, icyicaro cy'ingozi z'ibibi. Ese wowe muntu uri kudukurikira, wowe nawe ufite uko wabibonye, biriya byari bikwiye ko umuntu yatuka umwuka w'Imana cyangwa agatuka Imana? Biriya ntabwo ari byo kabisa, ntabwo ari byo, ahubwo nabo muri komantere baza kutubwira uko babyumva. Ubwo nabo ni abantu bemera Imana cyangwa batayemera, ubwo nabo baratubwira kumva umwanya aho baherereyeho, ariko njye numva ikizima cyaba hari ukwemera Imana no kuyitinya. Iki kintu rero muvandimwe, njyewe ng'umugabo ufite imyaka mike, kandi iyo myaka mikeya nzi ko nayo nyigejejweho kubera Imana, ni Imana yayingejejeho, kuko ntabwo nzigera nsuzugura Imana. Imana nzi ko itagaragara ariko ikora ibigaragara. Kuva ngo yamenye ngira urusoro mu nda ya mama, kugeza iyi saha nzi ko ari iy'intinzi. Rero ntabwo nageraho gutuka umwuka wayo, kuko iyo ndwaye ndayambaza, nawe kandi niko bimeze. Iyo mfite ibibazo ndayambaza, uko bwije uko bukeye. Ariko njyewe maze kubona iki cyatumije mbindura systeme, iyo ngo yarirahiye ngo ntabwo izongera kurimbuza isi amazi, ahubwo ngo izayimanuriraho umuriro, ngo kubera ko umwana w'umuntu yanze kugira ute? Kumvira. Rero nshuti muvandimwe, njye ndabona ibi bihano aba banyamerika cyangwa se abantu bo muri Roshanze, muri Los Angeles, yego, ndabona iki kibazo cyangwa se ibi byago bahuye nabyo, n'ubundi iyi ni ya mirabyo, ariko n'inguba ziraje. Inguba ziraje byo ntabwo banitegure n'ibindi birenze, kuko barakabije cyane kugera igihe wumva gusuzugura Imana yakuremye kandi ubizi ukabyirengagiza,
sinzi niba byazakorwa neza kabisa. Rero sinzi niba twagira abantu badukurikiye inama. Ese wowe muntu udukurikiye, nawe urashaka kuzatuka umwuka w'Imana? Ese wowe turi kumwe aka kanya wabitinyuka? Ntabwo nabitinyuka, ntabwo nabirota. Ariko nubwo waba uri umunyabyaha ugomba gukora icyaho ugatinya ko wagikoze, ukavuga ati Imana izabimbaza, kuko uyiha agaciro uzi ko ariyo yakuremye kandi yagushize ku isi ngo ukore ibikwiye. Niba utabikoze rero ahubwo wovuga ngo nzabihanirwa, ahubwo nzabihanirwa nande? Uzabihanirwa n'Imana yakuremye. Ahubwo ukosha ngo ugikore aba ari kugira ngo uzarimbukane. Iyo ufashe umwanya ugatuka Imana n'Umwuka Wera ukabisebya ukayambika ubusa, kandi ni ngombwa gufata umubyeyi wawe wakubyaye ukamukorera ibintu bidasanzwe imbere ya rubanda kandi bidakwiriye. Ubwo rero umubyeyi sinzi ukuntu yazaguhana. Byumvikane ko umubyeyi wawe umutesheje agaciro, ntabwo yakwishimira, kandi n'Imana tuzi neza ko ariyo iturinze, niwe mubyeyi wacu. Byumvikane ko Imana igereranywa n'umubyeyi, ariko yo irenze umubyeyi. Kuko niyo yaturemeye ababyeyi. Siko kuri? Rero ngavuga ngo muntu utuka Mwuka Wera, utuka Imana, n'ubundi ntabwo uzi iyo uva, ntuzi n'iyo ugera n'iyo ugana. Siko kuri? Rero nshuti bavandimwe, mwewe mudukurikiye aka kanya, ndabihanangiriza mbabwira ko umuntu utuka Mwuka Wera cyangwa utuka Imana n'ubundi zamutsemba. Siko kuri? Kandi ntabwo azagubwa neza mu bihe bye byose. Ubwo nabariya batangiye kugubwa nabi. Ibyo bari biratanye harwo bigihari, amafaranga bari biratanye yabaye umuyonga. Niyo mpamvu rero umuntu udukurikiye aka kanya, umuntu turi kumwe aka kanya, wamubwira iki? Nkamubwira gutunganya inzira ze bigishoboka, gusumba kugendera mu bitagira umumaro, kandi akishingikiriza ku Mana gusumba kwishingikiriza ku butunzi butagira umumaro yahawe na ba sekibi. Amen. Ibyo bifite iherezo. Byumvikane ko ni bya bindi biri tubwira ngo umubiri unezeza nyirawo ariko ukagira iherezo. Yego, icyubahiro kikaba cyinshi, mwe banyacyubahiro muri kutwumva, cyangwa mwe banyamubiri, icyubahiro kikaba cyinshi ariko nacyo kikagira iki? Kikagira iherezo. Byumvikane ko nabo ibyo bari batunze byagize iherezo. Yego, Imana ishobora kubagarukaho bakabona ibindi, ariko ikosa bakoze ntibazongere kurigwamo. Yego, nabyo birashoboka. Imana ishobora kubagarukaho, ariko ngo kitanabagarukaho ririya akaba ariryo herezo ryabo. Ko bimeze nabo bakamenya agaciro k'iby'isi ko birangira, ko bigera igihe bikarangira ugasigara nguko waje ku isi umeze, nta n'ikintu ufite. Byose birashoboka. Ubwo icyiza rero ni ukumvira Imana, kuko ubundi urapfa ukabisiga bikaribwa n'abatarabiruhanye, bakubwira ngo wirigwe uri gusebanya ku Mana ngo ni uko ubifite kandi utazi ngo uzapfira. Ugafata Imana ukayigira zeru. Imana izi igihe yakuremeye, nawe ubwawe ntabwo ukizi, usibye kubona uvutse, ariko ntabwo uzi igihe yakuremeye, nta nubwo uzi igihe uzapfira. None niba utazi igihe uzapfira, wowe urafata Imana izi igihe uzapfira ukayigira zeru gute? Rero muvandimwe, nshuti, wowe turi kuganira aka kanya, ndagushishikariza nk'uko uri kubivuga ko utagomba gutuka umwuka w'Imana. Yo izi igihe yakuremeye ngo yakumenye ukiri urusoro, izi n'igihe uzagira ute? Uzapfira. Ngo Abanyamerika, reka andi makuru nari mfite, ngo bagezaho kwiremera abantu babo, bagakora amarobo, bagahita babona ko Imana n'ubundi nta gaciro ifite, sibyo? Kubera ubwenge, kandi ndibatekereze ko ubwenge bwose ari Imana yabubahaye. Imana yabubahaye, kandi ayo marobo ntabwo ari umuntu arega, ni ibyuma bateranye. Rero muvandimwe, njyewe n'ubundi kuva nabaho ntabwo ndayituka, niyo ngozi icyaha nshimishwa nuko imbabariye. Rero nshuti, wowe muvandimwe udukurikiye, twakubwira ko gutuka umwuka w'Imana atari byo, sibyo? Ngaho bwira abantu badukurikiye icyo bakora, cyangwa se inama waba ni iyihe? Turi kwerekeza ku musozo. Inama nabahereza
ni ugukunda Imana kandi bakihana ibyaha byabo, gutuka umwuka wera bakabivamo, gutuka Imana bakabivamo. Ikintu cyitwa Imana ni ikintu gikomeye, bagasenga kuko tugeze mu bihe by'imperuka gusumbya kwishingikiriza ubutunzi. Iyo niyo nama nabahereza. Nanjye nerekeza ku musozo, ndabagira inama nk'uko nasomye Bibiliya ikambwira muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28 haratubwira ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Muntu rero ukiri umunyabyaha, menya ko Uwiteka mutazabana neza. Muntu utumvira ufite ibibazo, umvira Imana uyubahe kandi ubyatuze n'akanwa kawe. Utuka Mwuka Wera ntabwo azagira amahoro. Ngaba nsoje cyangwa se mbaha inama mbabwira ngo muyubahe, muyikorere, ibyo muzayisaba byose izabibahereza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Wababwira iki? Bakande subscribe, share and comment kugira ngo n'abandi bajye babona ibi biganiro byacu. Amina. Kandi tukeneye n'inyunganizi yanyu mu nama zanyu kugira ngo natwe dukosore muri bimwe tugomba gukora kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro binogeye ijisho kandi binogeye n'amatwi. Amina. Murakoze. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana bane namwe mudukurikiye.